Reka mbanze nshimire wowe wamaze kuba umwe mu bagize Umubwiriza Online TV. Nawe utwumva aka kanya ushobora kuba umwe mu bagize Umubwiriza Online TV mu gihe ukoze subscribe na like kwica ubundi ukajya ukurikira ibiganiro tukugezaho birimo inkuru ya Bibiliya, ibyo abantu bizera n'ubuhanuzi, amakuru y'Iyobokamana agezweho ndetse n'indirimbo za gospel ziba zigezweho muri iyo minsi. Ibyo mukunda kubana, nitwa Tuyubahe Jonathan. Uyu munsi tugiye kubana mu nkuru ya Bibiliya. Inkuru ya Bibiliya uyu munsi tugiye kugaruka guhangana gukomeye gukomeje kugaragara mu madini. Bamwe bemeza ubutinganyi nk'ahatari icyaha, abandi bemeza ubutinganyi nk'icyaha kizira imbere y'Uwiteka. Amadini menshi akomeje gucikamo ibice. Ese ukuri ni ukuhe? Twateguriwe ikiganiro kandi mugiye kukigezwaho nanjye Tuyubahe. Umugabo naryamana n'undi mugabo bazaba bakoze ikizira, bombi bazicwe nibo bazaba babyihamagariye. Aya ni amagambo yo muri Bibiliya aboneka mu Balewi igice cya 20 umurongo wa 13. Ashobora kuba ikimenyetso cy'uko mu Bisiraheli habagamo igikorwa cyo kuryamana kw'abahuje ibitsina nubwo bitari bishyigikiwe. Abasoma Bibiliya neza bazi ko kuryamana kw'abahuje igitsina biri mu byatumye Imana irimbura Sodoma na Gomora, ku buryo ibyatumye abemera Bibiliya yigiraho bamagana abafite ibyiyumvo nk'ibyo aho byaba bishingiye hose. Ku rundi ruhande ariko, kuryamana kw'abahuje ibitsina gukomeje gufata indi ntera mu mico n'imigenzo itandukanye hirya no hino ku isi. Hamwe bakabyita ikizira, abandi bakasobanura nk'ukwishyira ukizana mu mudendezo ushingiye ku mibonano mpuzabitsina. Ukwemera kwa bamwe gutuma babufata nk'ibisanzwe, nk'uko umuntu yakorana imibonano mpuzabitsina n'uwo badahuje. Abandi bikaba ikizira ku buryo ubiketsweho aterwa amabuye akanicwa. Kuko mu myaka 800 mbere y'ivuka rya Yesu aribwo abatinganyi ba mbere babayeho, bari muri Zimbabwe. Uko iminsi yashize bagiye bagaragara no mu bindi bihugu mu migabane itandukanye, kugeza aho ubu bigoye kuvuga aho batari. Nyuma y'inkundura zikomeje gukazwa hirya no hino ku isi, abo mu muryango w'abaharanira uburenganzira bw'abaryamana bahuje ibitsina aribo bita Rajput ntibahwema gusaba ko igitabo cya Bibiliya yera cyangwa ntagatifu gikoreshwa n'amatorero atari makeya gihindurwa. Birumvikana ko atari uguhindura ingingo zose. Bakeneye impinduka, bifuza hindurwa imirongo imwe muri icyo gitabo ivuguruza cyangwa ikagaragaza ubutinganyi nk'ikizira. Kuri ubu barurwa nibura Bibiliya miliyoni 10 zicapwa buri mwaka ku isi. Gusa buri munota hakaba hagurishwa nibura izigera kuri 32. Bisaba ishoramari ritari itoya, kuko mu Rwanda gusa usanga nibura hakoreshwa arenga miliyari mu gucapa Bibiliya buri mwaka. Hari imiryango n'ibigo bitandukanye byatangaga Bibiliya yera ntagatifu ku bayoboke baryo ku buntu, ariko nyuma y'izo mvururu no kutumvikana byaragabanyutse, ndetse no ku isoko izi Bibiliya zirahenda, nihatagira igikorwa zishobora gucibwa burundu. Kuri ubu igiciro cya Bibiliya kiri hagati y'ibihumbi 8 n'ibihumbi 111 by'amafaranga y'u Rwanda. Imiryango cyangwa ibigo bifite uburenganzira bwo kugurisha Bibiliya birangajwe imbere na Girdon, The Good News Bible Publisher, Thomas Nelson na One Bible Publisher. Bivuga ko uko guhangana gukomeye kwatumye abashyigikira ubutinganyi bashyiraho gahunda yo gukora Bibiliya ishobora kuzahangana na Bibiliya yera ariko inashyigikira ubutinganyi. Iyi Bibiliya ishyigikira ubutinganyi bivuga ko yari isanzwe ya King James Bible yahinduwe mu 2012 mu rwego rwo kurwanya imyumvire abantu bafite ku batinganyi, ndetse yamaze gushyirwa ku iguriro rya interineti rizwi nka Amazon.
Bivugwa ko muri iyo Bibiliya hahindutsemo imirongo 8 gusa yasaga n'iteje ikibazo ku buryo ntaho abayoboke b'amadini bayikoresheje bashyigikiraga bavuga nabi ubutinganyi. Queen James Bible ifite paje zirenga 600 yakozwe n'amadini yashyigikiye ubutinganyi, yanditswe mu Cyongereza gusa. Hari gahunda yo guhindura mu ndimi zose kuko ishyigikiwe n'ingeri zinyuranye, ndetse hakazabaho n'amavugururwa ku mikoreshereze yayo nk'uko Bibiliya yera yigwa. Bivugwa ko kandi iyo Bibiliya nimara gufata imizi hazakurikiraho urugamba rukomeye rwo guca Bibiliya yera na Bibiliya ntagatifu binyuze mu kongera imisoro, ku buryo kuyibona bizaba bigoye ku bantu benshi. Impamvu zishinjirwaho zesa ubutinganyi. Inyandiko ya Atlantique ya 2016 yagaragaje ko ubutinganyi ari ikintu gisanzwe, ndetse abantu bakuru bari hagati ya 2% na 11% bagira ibyiyumvo byabwo. Ibi bisa nkaho ari nabyo bishingirwaho mu kugaragaza ko ubutinganyi ari ibyiyumvo by'abantu, atari amahitamo bakora bakunze nk'uko bamwe bakunze kubivuga. Inyandiko iri mu kinyamakuru Guys Christian Africa Urugo igaragaza impamvu zigera muri 5 abantu badakwiye gufata ubutinganyi nk'icyaha, nubwo bitavugwaho rumwe n'abemera Imana. Iyi nyandiko igaragaza ko umuntu nta ruhare yagize mu kwirema no kwisanga akunda abo bahuje igitsina, bityo ko Imana yamuremye bize. Ntabwo ari ikosa ry'uryamana n'abahuje ibitsina. Hari ukuba nta mahitamo yagize yo kwisanga uko ari, ndetse kuba abantu bose bararemwe mu ishusho y'Imana, no kuba nta cyatandukanya umuntu nk'uko Imana ikunda abo yaremye. Ibi ariko abatemeranya nabo bavuga ko ari inyigisho z'ubuyobe n'ubushukanyi, bityo ko abantu bakwiye kwirinda icyaha aho kiva kikagera hose. Amatorero azacikamo ibice. Mu 1886 nibwo Dogiteri Alfred Kinsey yakoze ubushakashatsi bwa mbere ku butinganyi. Yemeza ko atari uburwayi ahubwo ari ibintu bisanzwe kandi biri mu miterere y'umuntu, kuko mu bakorerwaho inyigo hari abavuze ko aribwo bakunda kurusha gukorana imibonano mpuzabitsina badahuje. Bamwe bashobora gushyigikira ikintu runaka, abandi ntibagishyigikire. Nta kabuza hazabamo ibice bitewe n'iyo myemerere. Amadini ashamikiye ku yandi matorero ku isi, ni ukuvuga afite amashami mu bindi bihugu, ashobora kuzisanga amwe asanga ubutinganyi nta kibazo kiburimo, naho andi agasanga harimo ikibazo. Ab'isi amagambo cyangwa imigani, kuko byamaze no kwigaragaza. Itorero rya Anglikani, aho hari amatorero yamaze kwiyomora kuri Anglikani y'Ubwongereza, n'andi ashyigikiye kuba yaha rugari abaryamana bahuje ibitsina. Nubwo uyu munsi havugwa itorero rya Anglikani, ariko birashoboka ko n'andi menshi ku isi ashobora kwemeza ko aba bana bahuje ibitsina bakwiye guhabwa rugari, bigatuma bamwe babiyomora mu buryo runaka. Iyi yari inkuru ya Bibiliya ku Mubwiriza Online TV. Ndagushimiye we waduteze amatwi. Dukomeze tubane, kora like na share ku inshuti zawe zumva iki kiganiro. Njye mwabanye nitwa Tuyubahe Jonathan. Murakoze, mukomeze kugira umunsi mwiza.